guys ngiye kuba story y'umudamu waryamanye n'umuboss w'umugabo we kugira umugabo we bamuhe promotion. Kuntu byagenze nkuko nyine wagira ibirori by'abana ugatumira abantu ku kazi bakaza. Noneho umugabo yagize ibirori by'abana atumira abantu bakorana na boss warimo, boss araza n'abandi bantu bakorana baraza. Noneho boss ahageze hari aba boss bo muri iki gihe utamenya ubwoba. Abonye umugore atego ufite umugore mwiza wabivigiye mu bantu cyane burya runa ufite umugore usurya se nta wabimenya ati yeye ufite umugore mwiza pe. Abantu nyine barabiseka bari no kunywa aravuga ati agacupa nyine nibyende bisanzwe, naho umugabo arakomeje. Ubwo rero kuntu byaje kugenda umugabo nyine yegera umugore atajya kumuvugisha, nyine amwiganirishwa amubaza ibiki ibintu nk'ibyo nyine amwibaraguswaho. Ubwo rero kuntu byaje kugenda ubwo nyine avuga ati yo nyine arashyuha afata ijambo nyine ko ndi wakunze umuntu wibonekeza, kandi ubundi yari boss yego kazi ariko ntago bari that close kurya ari kuza nyine mu rugo rwakavuga amajambo iki n'ibiki nyine tayigaragaza iki n'ibiki birataha birarangira. Uwo boss atangira kujya yivugisha kuri uwo mugabo ngo bimeze bite se ngo makuru ya madame ibintu nk'ibyo, ariko nyine muri office akabango ariko boss wanze yarakoze madame wawe biki n'ibiki nuko nguko nyine. Ako mugabo akaba yarakoraga ari umuntu uziki akaza ashinzwe akora neza rwose akwiye kuba promoted. Igihe cyose abantu bategereje ko za promoted barategereza bajya ko nabona boss azanye umukozi wundi utarigeze ukora muri iyo company birabacanga. Urumva ugati ibi ni ibiki nyine umurumva nk'umuntu nyine ubusanzwe gukora muri company warishyize mu myanya ubona ko ari wowe uwo mwanya birakubabaza ariko nta kintu wabikora unose wabigenzuka bigumuko. Noneho biza kurangira uwo mubosi ahamagara urumva umugore wa mugabo. Kuntu yabonye rero nimero ze ntago mbyibuka neza, urumva story ntago nibuka neza ko yazibonye imbarazi musabye sinzi ako kantu ntago nkibuka. Gusa nyine hari uburyo yabonyemo nimero z'ubwo wenda yarazimusabye icyo gihe ariyo sinzi uko byagenze, ariko yaje kumuhamagara hashize nk'igihe nyine iyo promotion icitse umugabo we. Aza kumuhamagara kuri telefone amubwira ati bimeze bitaranamwibwa ngo ati ndi boss ndi runaka ndashaka ko duhura, ndi boss umugabo we ndashaka ko duhura, hari ikibazo gikomeye gituma umugabo wawe ataba promoted. So rero sinabibwira umugabo we ni we nyine ko duhura, abagore murabizi mama mufite uburyo mugana n'abagabo banyu tukavugana. Ubwo rero nawe umuntu akubwiye gutyo ngo hari ikibazo gituma umugabo ataba promoted tuvuga atego ko nta kindi kintu nakora kitari kujya kumva ibyo ari byo, wenda wasanga hari ikibazo cyangwa ari n'ibintu akora ku kazi sinzi ibyatekereje. Umugore nano gatinjamwe ati musange. Umugore amwe ati ntago waza kuri office abakozi bakubona reka duhurira ahantu. Ubwo baragenda bahura ahantu. Umugore ahageze nyine ahantu yari yamubwiye baricara nyine aramubwira ati bimeze gute se, yahangayitse nyine nk'umuntu wese niki kibazo byagenze bite nyine yahangayitse. Umugore avuga ngo bako hiki ngo bakwakire. Umugore ati nta byo kurya nshaka ndashaka kumenya mbambwire ndumva ngiye guturika niki kibazo koko. Ubwo umugabo aramubwira ati tuza ndakubwira nta kibazo banza usaba icyo kunywa ntago tuvugana nta kintu kunywa cyangwa ibiti aragisabye. Ubwo umugabo aritundara rwose ngo atareba ku ruhande mu maso amubwira ati ikibazo gituma umugabo ataba promoted ni wowe. Umugabo ati se ngiye nakoze iki kandi byanyenze gute ko nakazi kanyu nakijya ati nakoze iki byanyenze gute ati sigiye mwaje mu rwari ikintu kibi naba narakoze cyatumye nyine. Urumva umugore atangira gutekereza amubwira ati oya ni wowe ugiye guhesha umugabo amahirwe ko promoted cyangwa se ahubwo akazanirirukana. Umugore ati se gute ati naragukunze nta bundi buryo nakubonamo kandi ninjye ufite ubwo bushobozi. Amubwiza ukuri gutya mu maso ati rero kugira umugabo promoted njye nawe turagira umubano ko rwose njye nagukunze si nta mahoro mfite. Guys ari nkawe ibyo bintu bibayeho muri ako kanya wabigenza gute?